gutya akajya bakiyicaye yari bamugisaba nta muntu upfa kuki niyo mpamvu wabuze ngo ahajishe igisabo ntaterwa ibuye nikoreye burya igisabo ni umukobwa wambaye n'agasaha keza kabisa shira wari kukwatsa ariko kwatsa bameze ngiye gutya nambaye isaha niba gushaka umwana muto icyo biba ntabwo ndamenya kuya aravuga ngo urugingo rwakwe ujye urukunda kandi ukunde n'urwo mwicaranye abo kantu gasubiremo hari abantu batakumvishe neza nyine mu bafilipi umurongo wa 34 nk'uko bari kwiruka kwa magazine nagende ab'umushoferi cyangwa b'intore y'igihugu cyangwa se aracyaniga sinabwo bazagufunga afite imyaka 25 urumva ariko umuntu wese agomba kwiga nanjye umuntu ajya kwiga ari kwiga kaminuza ambatse ko no kunyambika isaha tifata kai none se ko itumwohereza gusa munzago kwihirwe muri izi ngizi ngiyamahemba garanye ngiyambo wawe kandi wani wabaye abihene zonyine ni ihene n'inkoko iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Oye siraka nongera ngwikaza dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe n'Nyashye Rwanda rwanya bwakazamura igisho njya Rwanda bagasika mutondo saa 7 n'ubwo saa matera gake cyagasambi wari wicara kuri Manzi Innocent TV urebere byinshi byiza twagutira umwaka dufite akazi kenshi kandi ugomba gukora mu gihe gito gusaba gukora subscribe cyari wayikora ndetse nawe wayikoze no kwinyanga gusaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mande zitandukanye zisimaze iminsi winginga gusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunyuze ndetse cyakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki nongeye guhereza ikaze mu wabapamp bimeze bite shaka mugore wa mugabo ego ikaze uri kuma ahubwo amikaze ndi wanjye oya hano wamaye ikaze sibyo hano wamaye ikaze uyimaye kuri kwa wamaye ikaze wawe nanjye nguhaye ikaze kuri Manzi Innocent TV yo konya ubundi ko nakwemye cyagiye ungurikirana ukabongeye no muri salo urashaka ikibeno uswanye mbona wa musaza naratari uri kukunteza ntago ari we ntabwo nziranye nawe ntabwo tuziranye ahubwo ngiye nyuma cyaje cyane ifite upape twasohokanye w'Giant ndabizi utuma tutakenera biyari dore nawe muri salo dore telefone bayitaye yumvishe mukomanga ubizakugira gute mwana uzise bizarangira neza nicyo gisubizo gihari bizarangira neza uri kugusenyera oya ntabwo uri kugusenyera nuko ntabwo uri kugusenyera kandi umubare ese uriya mujama yambwiye ati dore cyari umwana muto ntuzanize abakobwa abanyamakuru yego imawe yanakubonye akigurukira yahise aguruka namashe uri naje nzi ko n'ubundi ndi bumubone birangira wapi oya ntabwo bapfa kumubona cyeka nta kamera we nushaka kumureba uzaza nta kamera ufite none se kuki yanga kujya imbere ya kamera bitwaye cyangwa abafite ikibazo cya famiye yiwe cyangwa afite ikibazo cyo kuvuga ngo ngewe sinyene kujya imbere ya kamera ntabwo ari ubukene ni ukujya imbere y'isi yose wowe buriya byakara kujya imbere ya kamera ni ukujya wiyaminiye uri proud y'ibyo ugiye kuvuga ufite ikintu ugiye kubwira abanyarwanda n'abatuye hanze bose umva umuntu wese uzi kureba comment uzi akakubona ura yavuze ati reka sindajya kugusaba ababyeyi sindakujyana mu rukiko nanjye gukwira isi yose ngo ndongondere umuji wa mama wakwate ngo usanga afite umusore muto batangiye bakora umuntu niyo mpamvu yingurukira bakintu ariko abantu bakunda gukora umuntu ariko mwino minsi urakeye nk'ufite umuntu uri kukwitaho koko kamubwira kanoza
mama gasekera mabari numvise ngo yarongowe n'umwana muto cyane bakumwerekana mujyana ku binyamakuru na he nase numvise ngo baratandukanye nase bajyana n'amera ntabwo neza se ko byarangiye zende kubyumva kandi kubera iki kumujyana imbere azakana umwereka abakoboye ibyo ngibyo nanjye wanjye singomba kumushyiranga nzamera nka mama gasekera nubwo ashitanye ko ndariko urarikucura arivuze umuceri noneho niyo mpamvu ubu murinda abakobwa bari hanze ahangaha abakobwa benshi yego umuntu wese akagenda atari umugabo runaka ngo uri umujene afite yego ngo noneho ngo afite suna uriya musore ko nabonye anarenze se ngo afite ikiroso cya dahari usanga bashyizeho komenti ubwo rero nzamushyiraho zashakira ubwo nzamubereka bose wapfunduye ako gaseke hakiri kare tukakamenya tukamubona bigutwaye nugaruka nyine n'ingaruka nugaruka nzamwongoza nukongoza nzamujijisha ariko buriya nyine baravuga ngo agenda mukora akazi surprise keza kugira ngo biyeme nubwo nzamubwira ko hariho kamera abwana ngo natwicare nk'uko muri salo nama muza nabi muza mukomanga ngo mugatangira umwanzira muvuga ya magambo yanyu ubwo rero bumvisha itaguru ako kanya cyangwa basanga kera cyangwa abakobwa bajyaga bajya mu bisabo bumvisha umusore akanagiye cyangwa kiri icyo ari cyo cyose agahita yigira ku gisabo akicaramo mu gisabo kubera iki se kubera isoni kubera ubwiza yari afite n'isoni kuko mu gisabo usa na muta mwumva aba ari amata yigenda kigiraga gutya kikaba akagiramo akiyicaye iyo rero mu gisabo nta muntu upfa kuki niyo mpamvu wabuze ngo ahajishe igisabo ntaterwa ibuye niko rero burya igisabo ni umukobwa wambaye n'agasaha keza kabisa shira wawe ari kukwatsa ari kukwatsa ndetse ngiye gutya nambaye isaha reba gushaka umwana muto icyo biba ntabwo ndamenya kuyambara hengurira reka nguhengurire neza hengurira ataza kuza akavuga ati kanyita umukecuru kandi uri umwana muto dore n'abantu mwe dore ari kwaka sigiye se ntabwo muyibona ira n'abantu utavuga ngo ni igipfu wakina ntabwo indesi mbibona se gitumye nerekana ko ibintu biri guhinduka iyo umuntu afite umuntu uri kumwita wahindutse umwana wakiri ubisi wabaye inkumi neza neza hari igihinduka ku muntu burya ahantu hose ndogoshe barasaze ntabwo nasaze ahantu hose uri mu cyaga ndogoshe ndi mushya ariko uriya muhungu yirutse yaciye azagaruka so naje ikintu cyane kinzanye rero ngiye cya gihe narakubajije ariko nkajya mbona turi mu muhanda turi muri Zagara ibinyabiziga biza byirukanka nawe mbona udatuje kubera sheri wawe yari amaze kugenda noneho muri bamutereje kubaza ngira amatsiko ndabati rero nyuma y'ibi ngibi ngomba kujya kureba mama w'abapampe akambwira neza uriya musore bamenyanye bate bahuriye he yafashe umwanzuro wo gukundana nawe guti bamufashe umwanzuro wo gukundana n'uriya mucamo yego cya gikobe cy'igisaza cyakigiye kunyisha inkoni warabibonye yego amasura yarahindanye ubwo nzi ko nabundi mupape nabona reka nanjye kubona n'inyambika isaha yakwitaho biragaragara ndagaswa noneho ndangije twari twatuzanye kera ariko ntabwo ari cyo kuko aracyari muto urabona ko nanjye sinkuza cyane ntabwo ndamavuta asari kuri kane ariko karebasha gakubite n'akabise kuko nakumukunzi wa kandi bikaze ukuntu twamenyanye n'uriya mujama sinzi ukuntu naje kugera njya gusenga burya icyo umuntu asaba n'icyahabwa cyane niyo naza mu rusengero wakina noneho kubemeza rero najyanye na bibiri neza umeze fresh meze neza twe nagaconze ibuno narifunzemo igitenge neza 100% turicara ajya mwerekana isomo umwana ariko usoma muri mariko cyangwa muri mata uvuga ati ngo hasobanura ngo igice cya mbere umurongo wa 31 aravuga ngo urugingo rwawe ujye urukunda kandi ukunde n'urwo mwicaranye abo kantu gasubiremo hari abantu batakumvishe neza nyine mu Bafilipi umurongo wa 31 haragira ati
urugingo rwawe ujye urukunda cyane yego kandi ukunda n'urugingo rwa mugenzi wawe cyane cyane uwo mwicaranye ya nahise bamubwanisoma ahangaha yarasoma asanga niho namukuye wakina utumubwira ati rero kunda urugingo rwanjye ndarukunda ariko wari wamupfutse namuboye numva naguyemo wakina rero amaze kugwamo nahisemo tomba ako kanya mbanahagaritse Soburi waroze ko nzi Bibiliya wowe ntabwo nari mbizi urumva nayize watse abura abantu bateretesha Bibiliya ubundi niho habamo imitoma ya danje abantu bazi Bibiliya neza abakobwa ngo ari n'ahanditse muri Zaburi ngo abakobwa bareba nk'inyana nk'inyana iri mu ruhongore IBABAYE ubwo rero ndongera ndamubwira ni isoma no muri Zaburi umurongo wa 25 aragira ati ngo Uwiteka niwe mwungeri wacu ntabwo tuzakera iyo urumva iryo jambo riri ubw'umuntu gukunda ntabwo kunda Bibiliya sibeshye Bibiliya ntabwo ihimuka cyane nta n'umuntu uzi kuyandika uretse umuntu wayanditse ubwo rero uretse ibyo twongeraho tugira ngo abaswa batabizi kubasobanurira neza ntabwo abantu bose bazi kwisobanurira ijambo neza rero urabasobanurira kandi urumva ko namusobanurira akemera umukubitishije ijambo ry'Imana araje ubu gahunda yawe nawe ni iyihe nanjye nawe ntabwo nzamujyana mu mafilime ibyo naherekanye mubwira ngo batazamujyana nk'uko bari kwiruka kwa magazine nagende ab'umushoferi cyangwa ab'intore y'igihugu cyangwa se aracyaniga se ntabwo bazagufunga afite imyaka 25 urumva ariko umuntu wese agomba kwiga nanjye umuntu ajya kwiga ari kwiga kaminuza ambaze ko no kunyambika isaha abantu bose twabanye akora umuntu n'ingoro tukwambara isaha bakanyambika ino miringa ibintu nambaye ibingibi ndabita ubundi urumva rero yavuga kuramo ibipupe n'ibyo bavu ukora akazi kakora mu rugo ukora ibiki ukora mu mufuka ibintu wambaye n'ibyo noneho nyine kubera ko ari byo kenshi banze bakora kamera ese mbihindura ahangaha urabatereka nshyiraho mu kujijisha nifata gutya kera umusore yajyaga gutereta umukobwa agatwara imfunguzo ku ipantaro akajya azagereza gutya ngo bagende bagira ngo bafite urupangu rwadanje cyangwa gafata nk'umuti gafata urupangu rwo rufite niba zahenegisi amanegisi gafatura amara agahita ayishyira mu kabasha akayumuntu gusa yimereshe kandi baba ni mu nzu y'ibyatsi y'ibyakatsi yarwegamiye yagangaje ukagera ugahagarara mu nk'umuntu ariragiriye imikumbi y'inka 50 Kaya tukubita ka Tifata Kaya Murone se kaya tumwohereza Kuse munza gukwiye muri izi ngizi Gwiye amahembe agaramye Gwiye inyambo wawe kandi we niwabaye abihene zonyine ni ihene n'inkoko ngo nuhiye Uzamwenge yiganje yara yibwira ngo nize yibwira ngo nize sha ubwo rero injoga zaje kera wakira nawe mukubise injoga avayo neza mukubise igitabo namuramburiye igitabo aracyumva ariko twari kumwe mwerekana isoma nkunda urukingo n'urwa birimo n'icyo bihuza bizakundana bitetse turaka gufa ko mu magufa yanjye urakaraba ko mu mara yanjye nanjye ugahise ngatukura hano atarwamo imbavu zingahe numva ari eshatu zarenyereye ati zarenyereye undi dore n'urwawe urumva ako kantu nkawe batangiye kumva ikibonezamvuga bayatangiye kugwamo neza ubu uramwemeje araje umushinga se muteganya kubana cyangwa n'ugukundana gutyo bisanzwe muzabana ariko se ntabwo nigeze mubwira ko nakubiswe ziriya nkoni turavuga tuwasanga aricyo zamenyereye tuwasanga iki kigore kimenyereye inkoni ko nanjye ngicapa
Usishaka zanabimenya. Ubu yarasanzwe azi kubana n'umugabo se mukaba mwaratandukanye cyangwa nta byasi byo. Yakundi bakabona ndisoki. Ntabwo biba. Swacu abaruga bakina. Wapi. Yarazi ko mufite ariko twatandukanye. Yego. Ariko nagaze ko twatandukanye na Inkoni. ayetse ko yamubise ibiki kugira nanamureke. Imeze nka guome cyoro. Nabana n'umukobwa yarangiye. Urumva? Niwe nafashe ikintu ndavuga ngo uyu musezere kana nondeka bukumego. Numva ni nawe karimasha. Ntawe uri Hasi umukobwa undi niwe muhungu wabyawe mu Rwanda wenyine. Ukimureka. Uburyo uburozi byagiye ukanabuka ariko. cyane. Ubu naramurutse. Byarangiye. None ndashaka ziyahore. Azajya kwa Mutangana. Cyangwa muri kantse tutema umutipo umujeni weretse kwiyahora. Reka. Ngo nari umukomisiyoneri yitwa Richard. Ari yahora agomba bore cyane kuba muvuze kandi duturanye. Ngo umugore yaramwatse. Baramwanga baravuga ati ariko we yarafashe yigiye muri sale yibohera umugozi mwiza awushyira muri sale akuraho n'amarido. Aravuga ati boy ndagiye. Ahita yirangiza urumva. Ngorane nuko ndagira ngo abasore mutubarire kwiyahura ko muri kujyana ibintu biryoheye abakobwa. Murimo murahemukira abakobwa baramuze. Ubundi iyo umuntu yapfaga uriya muzigo akawusiba. Nguriya nka Richard yaza gupfa agasiga muzigo y'abakobwa. Hari icyo tudakeneye ko bipfa twebwereka burya. Wapana abana amasaha akuze rero cyarashaka gukubaza ngiye ni icyo gahunda urumva ko ari ukubana nawe n'inkundira bikangendera neza. Muhura muganire. Uzamume basi tuganire. Ibyo mbashaka nanjye kugira ngo nabo nabana muri shiti zanjye. Nubwo muri abanyamakuru mukiri umunwa. Nibikubwa ntuzajya bisakuza cyane kandi ndagushimiye cyane ko wasuye mu isaro yanjye. Reka mbe ngiye kureba ko ari hanze numva umuntu ukomanga. So nanjye reka ngushimire ko wari udukurikiranye amakuru yose 100% ko azagenda ngeraho cyangwa se ko azagenda mbibona